mwami usumba byose, urengeye byose, uradusumba twese mwami Mana. Imbere yawe ntacyo twagaragara ntacyo na gito ariko ku bwawe Mana turagaragara, ku bwawe turakuka biyumva, ku bwawe turanezerwa tugahimbaza, isi ikamenya ko dufite Imana. Twamamuro ngiye gusaba Reverend Peter noneho atari n'amazi hano mu bwire. Yesu areba umva Reverend Jean Pierre ni umukirisitu wo muri paruwasi ya Nyamiyaga, yabaye mwarimu wacu atangiza itorero Nyamiyaga, aba umuyobozi we yazanye na korali Ijwi ry'Imbabazi. Tugiye kumwakira abasuhuze, turamwakira mumwakire muri Sangwa. Yesu nashimwe. Turanezerewe mu mitima, turashima Yesu wabanye natwe akatugeza hano amahoro. Icyubahiro ni iki. Amen. Cyane cyo ndagira ngo maze ntange intashyo za paruwasi ya Remera nahawe na pasiteri mukuru, Pasiteri Karagesa Emmanuel na timu yose wa pasiteri. Mukanya gato turimo tuvugana tubabwira ko twageze Gahini, babwiye ngo barabashuje abarokore b'Yesu. Nagize amashyo z'itorero ry'Emera. Hanyuma icya kabiri, itorero ryo mu rugo naryo rirabatashya, kandi nazanye na madamu arimo ahangaha ntabwo arimo kumubona nahaguruka mu murenge. Cya gatatu, ntabwo kuko umwuga w'ishuri bavugaga ntabwo hano n'umushyitsi cyane kuko nabatijwe n'uruhinja mu rusengero rw'uriya mutwaro. Ubwo rero numva ko ahangaha mfite rwose gushima Imana. Hanyuma uyu munsi rero ntabwo ntambutse jyenyine nk'uko nyakubahwa Bishop babwiye, nazanye na korali Ijwi ry'Imbabazi n'inshuti zayo. Reka nsabe korali Ijwi ry'Imbabazi yonyine ubwayo ihaguruke ijye juru, hanyuma barambure ibiganza ngo barebe. Rimwe, kabiri, gatatu. Reka mubashe bose. Hanyuma rero korali Ijwi ry'Imbabazi ifite n'inshuti. Sabe inshuti za korali Ijwi ry'Imbabazi mwahagurukanye i Kigali, namwe mwese mujye juru, hanyuma itorero ribarebe. Rimwe, kabiri, gatatu. Hagati aho harimo n'abandi bantu bamwe bafite inshingano muri paruwasi ya Rwabashaku, kandi ni inshuti za korali Ijwi ry'Imbabazi. Yewe ndi kumwe n'umupasitori kandi na madamu we n'umupasitori Emmanuel, ubanza mujye juru namwe babarebe. Kandi barabwiye inshuti za korali Ijwi ry'Imbabazi. Hanyuma reka nsabe abantu twazanye tuhagurukanye ufite inshingano muri paruwasi, mu nama ya paruwasi. Uriya umusosiyali ashinzwe sosiyali muri paruwasi Rusi. Umuyobozi w'amadazi Nyoni.
umuyobozi w'abakorari Samu Mushabe, ushinzwe imari abashinzwe n'amayobora muri iri rya gatatu, ariko harimo n'abantu bari muri komisiyo ishinzwe gukemura utubazo turamutse twavuze nubwo nta kazi barabona. maze mukomereze aho ngaho mujye mubikemura umwuka. Rero ndabona twagendanye Lord Bishop uko twaje ubundi turi kumwe. Haleluya! Rwose tubahaye ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu, happy to
uyu munsi wa none natwe uraturetse. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Umuntu kwegera mubwire ngo tugubwe neza mu sendazi. Kose, tugubwe neza mu nzu ya Data. Kose. Nakoze kwakira, nakoze kuduha ikaze. Yewe hano umwana kuko ndabibabwiye. Ndashima Imana nabaye umwarimu w'ikanisa muri iki cyerekezo hano mu ishyamba imyaka 9. Benshi bashobora kuba bakiga benshi ntabwo babizi. Nabaye umwarimu w'ikanisa aho bita Nyakabungo, Nyabombe, Nyamiyaga, hanyuma buriya byakora imirase ndi mu bantu ba mbere bahirinzemo muri rikoti zikanda. Niba zigihari zo ku gihe cya James kubera rwose ndi payoniya nanjye ndi gutangiza wakorana imirasire ibayemo, hanyuma nza kuhava njya i Kigali namba umwarimu, ariko ndirimba muri korali y'imbabazi nakomeje ko ntabwo nabonetse, ntabwo nigeze njya mu kibuga cyo gukorera. Haleluya. Kugira ngo abatanzi bibwira ko ndi Kigali cyane bavuge ko ndi Kigali cyane. Ariko Pawulo yarabyanditse aravuga mu rwandiko rwa Filipi igice cya 4:13 aravuga ngo ubushobozi bwa byose na Kristo bw'imbaraga. Umurimo w'Imana turacyawukora, Yesu aracyadushoboje. Kugira ngo kuraje ry'imbabazi ku bantu babizi, twaherukaga ahangaha mu myaka 5 ishize ubwo twari turi muri gahunda yo kwimika Bishop wacu. Nyakubahwa Bishop narakoze cyane kutugira icyizere. Nukuri hano twahagira ibihe byiza, twanaririmbye iki indirimbo muza kutwemerera tuza kuza kuyiririmba ivuga ngo wahawe inshingano kandi zikomeye. Reka mbabwire izi nshingano zirakomeye cyane. Yewe maze imyaka 14 muri pasiteri irengera muri Paruso nakoze na kane
n'abandi bapasitori nkorana na Kanoni Antoine, n'abandi bapasitori nkorana na Pastori Karegesa, n'abandi bapasitori muri murakazi. Ariko ubushobozi bwose haleluya, haleluya. Turi muri season y'itorero ivuga guhaguruka tukagenda. Birasa nkaho bigwa mu ntego nabonye mufite hano muri diocese yanditse mu gihe kwa kabiri cya kabiri murongo wa 3, nayo birajyanye. Tuje mu gihe cya season ihura n'itorero Anglikani ivuga uburyo umurimo wagenze nyuma ya Pentecote. Intumwa zarahagurutse ziragenda zijya kubwiriza ubutumwa bwiza. Yesu asifiwe. Season rero tuyijemo neza kandi turashaka kugira ngo tuyivugeho umwanya mutoya hanyuma dusoze. Uyu musozi buriya abantu benshi batuye i Kigali, hari abantu bazi yuko umwuka wera yamanukiye igihumbe, ariko ntabwo ari uko bimeze. Umuntu wa mbere wuzuye umwuka wera muri Rwanda muri East Africa yawuzuye muri zone y'ahangaha muri iki kibanza. Yesu asifiwe. Umuhanuzi wa mbere, umuntu wa mbere wavuze ngo mimi izo fire. Yesu ashimwe. Ntabwo ari igihumbi nk'uko babyibwira, oya nahaga Imana yacaha gucira. Rero turi ahantu hari ibintu byiza, ibintu bizima. Aha niho abantu b'Imana batangiriye indirimbo itegereza. Twaje umuntu turi mu nzira nanezerewe, indirimbo yarayicamo nijoro. Umuntu w'Imana, umukozi w'Imana witwa Hamilton Kerere, twageze mu nzira aratubwira ngo adusaba kugira ngo turirimbe indirimbo ya 414 yagiye ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe kujya mu muriro. Yatinze cyane ku gitero cya 7 cya 8. Ndagira ngo mbabwire iyo ndirimbo yaririmbwe mu gihe cya revival, kandi revival ahashyira muri 3 kubaza amateka kurusha. Iyo ndirimbo yatangiriye kuri musozi. Abantu babwiriza ubutumwa bwiza, bazenguruka u Rwanda, bazenguruka East Africa, ubutumwa burakwira hose. Babwiriza iki? Ubutumwa bwiza bwa Kristo. Noneho ndibuka ko hano kuri uyu musozi yagiye higeze ku munsi woganirwa ngo T50 tugende tubashake, tubazane, tubatoze, tubatume. Ubundi rero bisa nkaho ndimo muri iki gihe ndi kubibona. Iyi season niyo mpamvu tukagenda tukabashaka, tukabazana, tukabatoza, tukabatuma. Ahubwo aho ngaho ndimo nibaza ngo ubundi turagenda tujya he? Kohereje nande tujyana iki? Ubundi aho ngaho niho ikibazo. Reka ngaruke ku cyandike twasomewe kugira ngo ntaza kujya kure. Itangiriro mu gice cya 12, igice cya 12 murongo wa mbere. Ubundi kugenda ni kimwe, ariko ubundi kugenda ugomba kuba ufite iyuki, kandi nakibabwira nimwitegereze abantu mujye muri Matewusi, usanga abantu bamwe bagenda, abantu bose bagenda, abahagaze bagenda,
bamwe bazamuka abandi bazamuka, ariko umuntu ufite ikimujyana uramumenye. Umudamu ugiye kugura ibikoresho cyangwa se ibishyingirano bya murumuna we, uhita ubona ukamwibwira, ubona ukuntu atwaye marete, ukabona hari ikintu afitemo. Haleluya. Umuntu ufite ikintu kimujyana, afite iyade, azindutse agiye kugura kompiyuta ari umunyeshuri, cyangwa se agiye kugura televiziyo, uramureba ukabona yuko afite ikintu kimujyana, afite aho yerekeza. Ariko umuntu udafite aho yerekeza byamucanze, ubona ameze nk'uwagurisha inyana, agenda arandaguzwa atazi yanjye. N'umujura baje kwiga icyo gukora mu mifuka, nawe uramureba ukamenya uburyo agenda. Tugende. Ariko wakwibaza ngo ni ukugenda, ntabwo uri kugenda gusa, oya, ni ukugenda ufite icyo ujyanye, ufite aho ugiye. Yesu ashimwe. Uwiteka, cya giciro twasomeye, Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Umva, afite umubwiye, amubwira ko agomba kugenda, amubwira ngo haguruka ugende uve mu gihugu cyanyu. Niba hari ibintu bigora ni ugusiga. Uzi ko umukobwa asengera umugabo nk'uko wari urimo kumwerekana hano twe mu kirahani, agasengera umugabo akajya ku mavi, akajya akanyarira, akajya kizamurwa, akajya gusesa imanza, akajya jangwani, agasenga amavi agakoboka. Ariko kuri wa munsi wamubwiye ngo ubu rero urahagurutse ugiye kwa mugabo wawe, ukaba yaraturutse neza, kubera ko gusiga biragora. Uwiteka abwira Aburahamu, amubwira aya magambo, amubwira ngo, Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Ariko kugira ngo ugende muri confidential, nuko ugomba kuba ufite aya masezerano yamubwiye. Icyatumye agenda ngiki, amubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, ikindi cya mbere, nzaguha umugisha, ikindi cya kabiri, nzogeza izina ryawe, ikindi cya gatatu, uzaba umugisha, ikindi cya kane, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, ikindi cya gatanu, kandi uzakuvuma nzamuvuma, ikindi cya gatandatu, kandi ikindi cya nyuma, kandi muri wowe nirimo imiryango yose y'isi izaherwa umugisha. Reka ndi aya masezerano muyafite, ntabwo bareka kugenda. Kubera iki abantu badahaguruka ngo bagende? Nta masezerano bafite, ntawababwiye, ntabwo bazi iyo bajya. Yewe n'uhagurutse muri abo ngabo, kubera yuko batabwiwe n'ibintu bitwa Uwiteka, Aburahamu ntabwo yagomba guhaguruka, kubera yuko batabwiwe n'Uwiteka, babwiwe n'akanaka kubera impamvu runaka. Iyo ahagurutse ahagurukana agakeregeshwa. Abanyarwanda baravuga ngo utwaye icumu rya shebuja ashyiraho ake kagakeregeshwa. Reka babwire impamvu ubutumwa bwiza butagira impact, butarema impact, impinduka, ni uko abantu benshi batatanze ubutumwa bw'utuma nyawe, ahubwo twatanze agakeregeshwa. Prosperity. Ubutumwa dutanga ni ibitangaza. Ariko Yesu ntabwo avuze ngo ugende muri ubwo buryo, avuze ngo ibyo ngibyo bizagendana n'abizera. Abizera Yesu. Haleluya. Aburahamu, Imana imaze kumuha aya masezerano arindwi, arahaguruka
agenda. Nzaguhinda ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, uzakuvuma uzamuvuma, uzakwifuriza umugisha azagira umugisha, kandi amahanga yose y'isi azajya umugisha mwinde muri yo. Reka mbabwire uwo ari wese haguruka akagenda. Kandi reka mbabwire umuntu utanga ayo masezerano abaye umuntu ntawe utangwa inyuma, ariko ni umwami w'abantu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuva uyu munsi muhaguruke mugende iriya ntego yo tugezeho. Muhaguruke mugende mujyahe, mujyana nani, mujyana iki? Ariko umva icyo yababwiye. Yarababwiye ngo muzaba abagabo bo kumamya hose. Aha rero niho negera kuvuga ku musozo. Ntabwo yababwiye ngo mujyane ubutumwa, oya, yarababwiye ngo mugende mube abagabo. Reka ibabwire ndashoje. Reka musabe tujye ijuru, musabe tujye ijuru twese tubitekerezeho. Hanyuma twongere kwisengera, tugende tujye kuba abagabo bo guhamya Yesu Imana yacu mu izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye, uri Data wa twese, uri umwami w'abantu. Ubwoko bwawe duhagaze gutya muri ino nzu yawe, aha abantu babuze umwuka wera bavugira mu ndimi. Mwami, ubutumwa bwiza buramanuka buranazamuka, isi ibwira ubutumwa bwiza. Dukeneye, turashaka imbaraga nanone. Wongere utugarukeho, utugire neza, ububyutse bwongere buboneke. Mwami Mana yacu, Satani ujya utsikamiza abantu akabayirana kubagira imbohe, turamwambura bose mu izina rya Yesu. Mwami, dukeneye kongera kubona izina ryawe rihimbazwa, icyubahiro ukora icyaha. Wumve gusenga kwacu, Mwami mwiza, turagushimira ko kuduha uyu mwanya, turagushimira ko kuduha ijambo. Mwami, uriherekeze, urikomeze kuri Mana yacu, icyubahiro ni icyawe. Wumve gusenga kwacu, sibyo twizeye mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe. Ababyumva dushimira Imana yacu. Haleluya. Reka mbabwire, hari n'ibyo abantu bakwiye gushima by'umwihariko. Iyo wanyakanye kose ko gushima, ukwiye gushima. Amen. Reka nsabe Safari ahagurukire na madamu we gato. Abo bantu rero bazinze umwana muto muri tuneri. Safari yitwara turi abantu bato. Ubwo ibyo bivugira ahantu twebwe twabaye tukava tukagera muri segonderi, tukava tukagera muri iki gihugu, tukaba abantu Imana ikadukiza, tugakizwa. Haleluya. Tukaba turi hano uyu munsi. U Rwanda rero rwasubira imyaka nyuma myinshi ndeba mu turukuru. Hari bagenzi bacu benshi bombi bazi, bari abanyabwenge mu ishuri, bari bakomeye, batukaga mu miryango ikomeye, batakiriho. Hari n'abandi bose bandagaye navugira, abo turacana. Haleluya. Ni muri
biradukwiye gushima Imana. Rero njya mbona kubwira abantu njyewe njya mfashwa no kwibuka ububi bwanjye kuruta kwibuka ko nkomeye kuko nabona amadara na gatoya ubufashwe gusa ubufashwe nicyo kikureba ko hari ugufasha gusa ariko niho gatoya niyo mpamvu ntawe ukomeye n'umwe ukwiye kwirata ngo avuge ngo arakomeye hakomeye umwana wacu wenyine. Haleluya! Niyo mpamvu ari ugucyura. Amen. Niyo mpamvu ufite Yesu aturuka mu ishyamba azajya mwiyagiyo akazagenda akagera i Remera akubahwa akagera i Gahini akamenya ihangane kubera Yesu. Haleluya! Hari abandi bazagenda baba muri ubuzima batamenyekanye. Ashimwe Yesu. Haleluya. Amen. Biradukwiye kunezerwa. Abantu b'Imana ntitwe dusigagitinga ibintu byinshi n'urugwiro n'urukundo n'ibyiza twese tugomba gutanga. Rero tugiye kujya muri uwo mwanya ariko tutarajyamo babwire ngo twari dufite umwenda nk'itorero nanjye ubwanjye nubona mfite umwenda wo gusurwa na korali. Rero babwire buriya bamenyarwanda wa munsi wo gushoka yego nari maze iminsi y'umwepiskopi w'umufasha ntabwo byari ibintu bishya cyane ariko muri njyewe nari mfite impungenge umudamu wanjye yari afite impungenge nareba uko abantu baririmba nareba uko abantu banezerewe nareba umurimo uhari nareba numva afite ubwoba umutima wanjye ntabwo wari utuje. Ibyo mwambwiye mu gitondo nibyo nari mfite ubwoba. Abantu bashobora kureba ibintu bimeze kuri ukajya ngo abantu baranezerewe ngo uboneze igitima kiba gipita gutekereza ibindi gutekereza biriya gutekereza ibindi byagera n'ibibazo byinshi mfite muri njye nibaza ku Mana ibikubikoze kuki ubikoze yewe nzakorane njye bizagenda bite nkumva nibaza ibibazo byinshi kuko Imana igomba mu murimo ikintu gikomeye cyane kwitirirwa izina ry'Umwami wacu ikintu gikomeye. Rero numvaga bigoye narabara gukora izuba mwana abashyitsi nubwo abakora byose ari ku zuba ariko abashyitsi babara abashyitsi kugira ngo turabyemere ariko ari gukora izuba ari gutabara abantu bafashe amatike yabo bakodesha imodoka yabo bari mu tw'amaraso y'Gahini bavuye i Kigali. ndavuga ngo umunsi umwe nanjye nzabashimira byabashyira sibyo no gusangira Yesu twageneye impano tuzaba ubwo turaza kuvugana n'umuyobozi kuko izabagira hano mu Banyarwanda nta kintu kitabusibye inama. Amen. Haleluya. Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana yamugisha. Imana yamugisha. Imana yamugisha. Ubwo tuzumvikana pastor uburyo izabageraho mu buryo bworoshye. Imana yamugisha. Gisumba ibyo dukomeze kuba abavandimwe kandi mujye mukizwa ibyo twabasaba isura. Ndashaka gushimira abantu baherekeje izi nshuti zacu namwe mu nshuti zacu. Twabashimiye umudamu mubiri kandi inshuti zacu turabakunda n'abandi mwese mwakomeje kuza
hano ibitaro Gahunda ni abanyagahini bo mu Kayaga kure baba i Kigali bakoze cyane abakamuzi ni musaza wa Reverend Grace Kitonjo Pastor wacu reka duhaguruke rero dusaba umugisha hanyuma gahunda zikomeza Mana turagushimye tuvuze amagambo yo gushima ariko mwami ibyo byose utabikoze ntitwabigeraho udakoresha abantu n'abagaragu bawe uwo mugisha ntitwajyaga kuwubona ndagushimye ko bakumenye ukababera Imana bakakubera ubwoko ukabigisha gukora imirimo myiza bakera imbuto natwe tukabasoromaho imbuto niwo mugisha ndamuvuga kubera ko baturi umugisha ndagushimye mwami kubw'abagenda n'abavandimwe bacu bose bo muri diyoseze ya Gahini muri paruwasi ya Gahini ndagushimye ko buri wese azirikana gukora ibikwiriye kugira ngo izina ryawe rishimwe nanjye mbasabira amahoro mwami ayo mahoro utanga atari umunsi yakwegera agera imitima n'ubwenge bwawe kugira ngo barusheho kumenya uko bwije uko bukeye kandi barusheho kugiraho umugisha uko bwije uko bukeye no kumugisha abana data twese umwana umwuka wera ubane nabo ubane n'ababo ugumane nabo bose umugisha wawe Imana data twese ube ku gihugu cyacu ube ku itorero ryacu kandi umugisha wawe ube ku bakwizera bose kugira neza Imana natwe no mu iteraniro tugiye kugira ibiteraniro by'umugisha ihesha izina ryawe icyubahiro mu izina rya data twese ry'Imana ry'umwuka wera amen.